Kevin. Two Kevin. Ish Kevin 1. No two Kevin kabari wowe wa kabiri. Wapi man. Uguri Ish Kevin wa kabiri. Ugiye kwita dufollowingira boro yawe nanone ya kangahe ya gatatu abantu banakumva banambwira ngo ibintu bimeze bite. Nukuvuga let's go bigire. Yeah. Ndi papa drapa ntabyima kurasara nguteza kaka uyidrapira mbuka imipaka mbakore mupaka ni broken pata ndi kwiruka hirya hino ndashaka ibipima ibiro aho mvuye bisaba amaguru ugakora ugatuza ukaziba umusore ndakora amabara abavuga murasara we life yatangiye senior phone ndi kwiruka bro biri serious ni kucika bana ndakora amabara abapiti basara mbasiga makala dola kiniga faki zipichi zikundi noki pa ndi baba kibamba wadrapa ni baba abakapo basaze na Gucci bakwamana nk'irutu whisky aho nyura banyita boski badman bakore mwakazi umuziki mufata nka papa badman mushaka ibiraka of course urambona ugasara pa yeah buretse abana bakwite papa none ngi ibipeti byasaze bikoza minoki buretse mbaro mbwira ufite imyaka ingahe yose myaka 18 ufite imyaka 18 ibintu byo gukoza minoki bikura he ku myaka 18 wize nursing oya nize MPC wize MPC no kuvuga ati MPC ni mate computer na physique none gukoza minoki nyine muri computer muri machine ose machine uhindiye byara byara byigiriye isazo bikoza minoki koza nyine kuri motherboard ukoza inoki muzana biye motherboard y'ibyano ikoza minoki ese waba warabuze aho ugira amategeko y'umuhanda no kwimenyereza gukora ibizamini online kubera akazi ukora igisubizo Action College yakikuzaniye urasura urubuga rwacu ari rwo www.actioncollege.rw ubundi ukiga amategeko y'umuhanda wanakoraho ibizamini inshuro nyinshi kwimenyereza gukora ikizamini online ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen. Action College, your success is a priority. Ozzy King Show paka last. Yes, ni umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, umuhungu mukuru mu gace, umuhungu mukuru mu bijyanye n'Imana zo ku mihanda. The one and only Ozzy King, the baddest man. Uyu munsi rero nabakiriye umutumirwa, ariko mbere kubabwira ngo umutumirwa ni muntu ki ndashaka kubanza kubabwira ngo muntu utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo gukora subscribe. Kora subscribe kugira ngo ukomeze ubone impano, ubone ibintu birenze mu bijyanye n'Imana. N'ahandi hantu wasanga impano cyangwa se wasanga abantu bazamura impano hatari hano. Aha niho honyine. Ahandi haboro hose barakubeshya. Niba batanakubeshya bafite ibindi bintu bagushakamo. Ariko duhamagara just call us ubundi tuze tugukorera ibintu. Rero kanakira umutumirwa wacu uyu munsi, umuhungu mukuru nguje kuba kubitera rap. Umuhungu bimeze bite? Okay, none umwanya ni wawe na stage ni yawe. Kora ibintu ndebe. Ya ugiri. Ya, mwamazina afite ni kane. Mba ndi busy nshaka abafana. Umuziki nkora niruka bro. Wimbaza rupita guhuza nanjye nikata ko mifata ngwe location a bad man no discussion amaguci nyakubita huzu location Buga Vegas one time sanga Lagos call me papa dropper kane broken pata papa wigiri bro. Yeah, amazina yawe bakwita? Amazina bangita Two Kevin turakwakiriye muri Ozzy King Street muri boro bita Street Talent. Street Talent wasanzwe izi? Street Talent nayibonaga kuri online, kuri IG, kuri YouTube, nabaga nyibona fresh kabisa. Ubona abahungu bose babikora bate? Abahungu barabikora man. Uri ready si umunsi nawe kubikora? Ngewe ubundi ngereye kubikora nibisanzwe murambikora. None nshaka ukomeza ufokasinge aha hantu ubundi none dukora ibintu birenze ibiboro waje kwereka abanyarwanda ubibereke uyu ni umwanya wawe wo kwidarapa. Iyo tuvuze kwidarapa kuri Street Talent no kuvuga mbese ngiye naje nk'umuhanzi nje kugaragaza boro zose magazi. Ikindi ku muhanzi ugomba kumenya yuko uko performance yawe look yakugaragara nyine ugaragaza boro zawe ibintu byo kuba timid ukabishyira ku ruhande ubundi nuko following abantu bakavuga ati umupeti koko arabizi kuko hano ugomba kumenya yuko niho haboro umuntu wese ukeneye kuzamura impano ukeneye gufasha abantu banyempano ukeneye kubinvestingamo ni hano abakura ahaboro mita ku ruganda ubu wiziye ku ruganda rero uri tayari ready kabisa bro. wigeze ubona igicuruzwa cyagiye kitanyuze mu ruganda kareka nacyo ibyo bari nk'ibitoki abaturage bihingira kandi we nago bakwihingira. Uri ready? Two Kevin zamuka muri floor ya kabiri ubundi none mbabwire ngo umuntu twakiriye ameze gute nabo bazikumbwira muri comment ngo babibonye bate. Ya bigiri
Yeah, Lupita ashaka gupika nta na pika afite Easter, arashaka kuba umusitari nta na tala afite ubudari. Lupita byuka tonda afata mota vinya byondo, Nicole kumuniga ufite proti yo gucuba, wamara kumucuba bamakoti bakuniga, gasopo kuba jama bamakoti y'imikara. Lupita nakaguci katmaze hibiceri, kadukina amacuri kaduteza nizo jama, Kigali n'abafana ushaka ibyana no gusara, igucisha kaviki everyday irambaziki, ndazira kuba ndi gang ufite blood y'abatini, arashaka ko duseba abajama twamamaye, amajoro twandagaye n'agahiti twanakoze. Lupita Lupita aranyonganyonga squata, no time kuma guca afite taye z'ububono, iyo mvuze z'ububono maze wumva z'ububagi, ubutuke mbaye umukoroza na bike maze sinye pa. Lupita arashaka gupika bro, nta pika afite Easter. Mani buretse wanze wibwira abanyarwanda uri muntu ki uje uvuye he ubundi mbere na mbere? Ubundi njyewe nje mvuye Hudi Rusizi. Reka genda. Rusizi kabisa no. Biti uri umunyarusizi? Aha boro umaze kwakira abanyarusizi babiri. Siko biri? Rusizi impano zanyu ndashaka kuzibona, ndabona zimeze neza. Mu bahanzi nyarwanda abanyarusizi harya dufitemo dufite yamano, dufite Element, dufite Muchoma, not Muchoma. Uriya mugenge ufite na tutu nayo ni umunyarusizi. Dufite n'undi mujama bita uriya mugenge dufite Rio Estate. Akubwo baramuzi uturuka ku Nkombo, naho ni muri Rusizi. Rusizi ko mbona mwibasiye imihanda. Rusizi ubundi bivuze Rusizi bavuga muri iwabo wa talent. Rusizi ni iwabo w'Imana. Ubundi so azimanukira ngazizi Rusizi Imana. Ngiye nkaza kwirebera abahungu. Naga Fabrice kagapeti gatoya. Amizero Fabrice. Yitwa Mizero yitwa nde? Yitwa Mizero Fabrice kagapeti gatoya gafite umunwa wa danje. Kakure umuvugo Jeannette. Byashoboka. None se petit ko Rusizi mbona mutikoragaho. Rusizi ubundi Rusizi twe nitubaho, nuvuga ati twe nitubaho. Rusizi muri gutuma mbatekerezaho. Nshaka kuzabasuraho kugira ngo mujye muzamuka KGL muje kundeba. Nje nkaza nkavuga ngo impano zose nazi collecting aha boro hamwe nkaza nkabakubita stage mwese mukaza mugaperforminga, noneho nahita mvuga ati wowe nawe muze mbereka ibintu dukora binini. Si gahunda? None se uzasubira Rusizi cyangwa numara kubona bikunze urigumira KGL? Nje ubundi guca naje KG. Nje kureba fresh kuri akona kuvuga ati Rusizi hose naratembereye. Warakubise? Uvuga ngo Rusizi hose narakubise. Nje no guhana abapepure b'i Kigali. Niyo gahunda man. Uvuga ati kugaragaza ibiboro OG. Nge navuye iri iwacu Rusizi. Ubundi bivuze Rusizi umva ko ari ahantu hanini cyane. Ako mvati location ni Buga Vegas. Aho bita mu Bugarama. Buga Vegas. Buga Vegas. Mu Bugarama. Ubwo ni Bugarama. Kiba cya Bugarama. Then Vegas. Vegas no kuvuga nyine bahita Bugarama. Ako nk'abagenge y'imihanda kwahise Buga Vegas. Ko nyine amakorosi ya Buga ni Vegas ya danje. Bro. Cyakoze icyo nzi cyo mwana uzanye na sirenge nyinshi Kigali. KGL abapeti biwanyu ubu ngo nawe bagiye kwita bavuga ngo duturuka Buga Vegas. Nizere ko bagiye kuyitirira. Nanjye muzamicumbi nyine ngende irubavu iwabo waba last irubavu so hafata so uhemera harasi hano hadanjuzi noneho rero ubu nangiye kujya niturukira Buga Vegas wagwani nose brother uri umu artiste hari undi muntu wabikomoraho muri famille cyangwa wowe nukuvuga ati ngiye impano y'imihanda naravuze ndahagurutse ngiye kwishakamo impano nyine nyikubita abapepure mbereke wagwani cyane uburara just wapi undi ku artiste ntago ari ibintu nyine nanjye nisanzemo, ni ibintu biri muri famille kubera ko na vie nubwo nyine ubu ngubu yigisha mathematique ya danje akagenda ariko mbere nyine yari umu artiste yakubitaga amasemba urafata fresh za boro ndazizi za boro zo mu rusengero kubita za danje babaga barenstaye ingoma nk'icumi umusaza cyangwa umupeti urenze ngo ku masemba arakajya gakubita wana bari bafite genge hafi abantu nk'icumi bagenda gakora amapari ahantu bakibiki nyine mvuga ati wenda navuga ati ni nk'ahantu nakomoye boro nyine muri famille tu
Okay, ubwo bisobanuye ko Imana yikura ku musaza. Ku musaza kabisa. Noneho se akenshi abaraperi y'abantu bumvishe ngo Umupeti ni umuraperi, y'abantu bumvishe ngo Umupeti ni umuraperi, mbese societe nyarwanda cyangwa se societe nyamwinshi yumva ko umuraperi wese ari umwana w'ururara, umwana wananiye wa umwana w'amatabi. Noneho wakumva uno Umupeti uvuye n'ibyaro atavuga ati rwa n'ururara. Wewe bite byawe bakwitegemo icyo ababyeyi nawe bagufate nk'ikirara cyangwa bavuge ngo ikindi uruhande rw'ababyeyi bagusapotinga bimeze gute cyangwa baravuze ati we Peti ku ruhande story iki nyine kubibora jewe no kuvuga ati ndabyumva cyane bavuze ati ngo Umupeti agiye cyane cyane muri rap injana naco bahita ngo injana y'ibirara tu OG ariko nyine buriya rap nubwo mamone ubundi ibintu bivuga cyane mu Rwanda gusa bivuga kuvuga ati ngo rap ni y'abarara mbona ni mu Rwanda gusa bikunda kuba barakurebye hanze ugiye hanze y'u Rwanda usanga ubundi injana iri up mu bicu ni injana rap ariko ino mu Rwanda mbona nyine biba bya sinzi ukuntu nyine badufata tuntu ubona gucyo byumba niyambariye so gucyo dobona ko ndikira wapi nyine tu nyine ariko rirwe nyine urorora wapi bana se gucyo duhuye kuri nimere yumva bati ngo dore Umupeti no kwa pasteri agiye gusenga akala costi kanu kagatisi mere fresh ukabona yuko nyine ari ndaza kubyereka abantu ibintu kubona ko nyine no muri no kabisa nago rapore birara kabisa. Okay, umuntu akenshi ugiye ureba ama origin y'injyana rap ni injyana y'abanyamerika ni nka nuze yabo ni nka culture yabo cyangwa se umuco wabo ariko kuba Black America baba baragiye ari abacakara none aba people kubera kubabazwa urumva nibabonaga babwirira abagenzi babo ibibazo bahuye nabyo nibabonaga babwirira inshuti zabo nyine starago bagenda bahura nazo kubwiyo mpamvu rero niho rap ituruka abo ba Black America kwambara ama big down kuba bakubiswe cyane babaye bakabura aho bazirikira amasentire y'imyambaro ibyo biboro byagiye bibabaza none ugasanga basa nk'abantu kwigumura nyine kuvuga ngo nanze ubucakara agasa nk'umuntu wigumuye rero Rwanda nyamwinshi akenshi iyo tubonye umuntu wigumura wishyira ku ruhande dufite societe tumushyiramo nk'uko n'ama R&B bagenda aturuka ahandi n'ibiki n'ama Afrobeat aturuka za ruguru natwe mu Rwanda dufite gakondo kuki utahisemo gukora gakondo ahubwo ukavuga ati reka njye gufata umuco w'ahandi aba ari wonze nyine nisange monze mfate ya origin y'abanyamerika baba Black America kabone ngo natwe tuba Black ariko nkavuga ati ukavuga ngo Black America ngiye kuyizana mu Rwanda. Okay, mu Rwanda dufite abaraperi ariko byatangiye bundi kuri batafuke gusa nk'abari bo bayisunitse cyane na ba Riderman wowe rero niki kikumotiva kikubwira ngo niwigeze ubaho umucakara niwigeze unabonaho umucakara uretse kuba wabyiga ahubwo we agahinda n'umubabaro nyine no kumva kushaka kuvuga stories z'imihanda no kumva kushaka gufata rap y'abanyamerika ukayishyira mu gihugu ubikura hiyo motivation nindi gusunikiriza ubundi baravuga ati uriya ikintu ukora ukunze cyangwa ikintu umutima wawe ukora wumva ikintu ukora kuko nicyo cyawe nyine tu uvuga ati ngewe ubundi rap ni ikintu nisanze mu urumva cyane kindimo umutima wanje nyine byose ndabyakira tu urumva uvuga ati ngo abantu bampushinga ko mu buzima ntago wabura abantu bakubwira ati ngo bro urakubira ukura fresh ukura neza urumva akubona ikintu cya mbere kimpushinga uvuga ati kabisa ni iyi rap ngomba kuyikora nuko mba numva nyine umubiri wanje kabisa nyine bindimo ukora rap ni ibintu ngomba nyine kabisa rap nyine rap ni ikintu cyangwa itu. Okay, noneho ku ruhande rwawe rap ni urabona umuntu avuze ngo Afrobeat R&B ufite ukuntu wabibwira umuntu ukamubwira ati wenda R&B ahaboro baririmba injyana nyine zituje z'inkundo z'ibiki ahubwo umuntu akubaje ngo rap ni iki noneho rap wowe wabibwira gute umuntu wamubwira ko rap ari igiki rap ubundi rap ni ibisubizo byinshi rap ntabwo abona igisubizo ngo kimwe cyayo bisobanura rap nyine umuntu yakubwira rap bitewe n'impamvu yiwe uko ushobora ati wenda rap na defina gutya bitewe n'impamvu yanjye nyine navuga ati wabaza navuga ati wenda impamvu ngo rap no kubera inji urumva uvuga ati rap ntabwo avuga ati rap ifite nyine ifite igisobanuro kimwe wapi ntabwo bibaho rap ni ibintu byinshi rap ushobora ati rap ni injyana bavuga ati ngo rap ni injyana y'umujinya bakavuga ati ngo rap ngo ni injyana nyine ngo umuntu akora yagiye kuvuga stories byamubayeho rap nyine bakavuga ati ngo rap ni direct ikintu kibayeho ni byinshi cyane man rap nyine bwo ni stories z'imihanda ibintu biri kuba nyine current okay wowe reference none uyikuraho mu kurapa uravuga ninde ni referaho ni muntu ki ure njewe umuntu ni referaho cyane mu kurapa yes cyane ewana mukapo bita Bruce the First
Blues. Blues the face. Hari akaboro ke wabuze isi? Akaboro kiwe se. Oya ubundi kuvuga akaboro ke nabanzi wenda ingoma y'ibita umutima. Vuga ati yangoma ngo umutima wakarazwe n'isuhinduka urutare. Nabikoze hakiri kare kubera imipare. Bisaba gutuza gapo ugashaka ubukare. Nashidutse sanga umutima weze gikare. Oya mani birabaye tukomerezo boro yawe cyakubanza kubita kandi kana. Okay, yeah. Nasanze kuba rasa nabicira ari ubushiti, nasanze kuba sheha ari kwivanga n'amajini, nasanze ko IPV yari ugushitura de queen, nasanze bujya mesa ari umustari w'igikuri, nasanze kuba rukina n'ituza ari ububagi, nasanze nizi guciza iyi minsi ntazifera, nasanze kuba vi yari ugutahana amajana, nasanze kuba kwisara ukumenye alleluya. Inigira gafata ikambara amajipo yamara tuma ikabatamo na message gahiti kamugize inkumi gafite uko abikora gusa biza namugora uko mbona sikungana afite imyaka magana abafana magana 2 days muri sama naguramenya kuko nacyo ndaguha asindi baba niga bagikunda kuvuga pow go ngamaniga aragafata kahita yambara amajipo amaniga aragafata kambara amajipo man ushatse kuvuga nukuvuga ati nabonye wa mugenge bita Kid ura mugenge man undi mugenge giye namufurenga byatari mwemera kubi ari kuri muniga amaze gukora agahiti unabonye ya posti wagenda muri coffee yambaye ijipo man man urangiye asakabaza byata yambabaje man avati ngo inigira gafata ikambara amajipo yamara 2 months kabatamo na message urumva yakoze agahiti yambara ijipo amaze 2 months takubitamo akagoma bita ngo message yakumwe na social mula nago ifatira boro message yeah Wese mani ko numva wenje ushaka gukatira abapepure aho wowe numara kugafata se wasanga uzambara aho kugira wambare ijipo nambara ikanzu wapi bro wapi ushobora kuzabatamaga kanzu yeah okay Mr. 2 Kevin yeah. second Kevin yeah the 2 Kevin wa kabiri Kevin wa kabiri Kevin wa kabiri yeah no kuvuga ati undi hudutura abantu turi bamwe kenshi uvuze ngo ni kane undi hudutura abana bane urumva turabona bane no urikumva nukuvuga ati hudutura abana bane no ngiye ndi wa kabiri umva ni kane 2K muri bane 2 Kevin ni 2 ni Kevin wa kabiri cyangwa uri Kevin wa kabiri ubwo bisobanuye ko ish Kevin niwe wa mbere wowe tuba Kevin wa kabiri wapi bro basobanurire babwire wapi nuvuga ati nise 2 iriya 2 yonyine 2 ibwo nyine ni kabiri ikintu cya kabiri second nyine hudura umwana wa kabiri ni 2K muri bane Kevin umwana wa kabiri mu bana bane no kuvuga ni kane oya nukuvuga ati numva ni ufite 2 Kevin yeah muri gwe abana mwese mwitwa ba KK hari Kevin wa mbere Kevin wa kabiri Kevin wa gatatu Kevin wa kane oya wapi cyangwa hari na ba Kevin nukuvuga ati sibyo ni 2 Kevin ish Kevin 1 no 2 Kevin kabari wowe wa kabiri wapi bana ish Kevin wa kabiri ugiye kwita dufollowingira boro yawe nanone ya kangahe ya gatatu abantu banakumva banambwira ngo ibintu bimeze bite nukuvuga let's go bigire yeah ndi papa drapa ntabyima kurasara nguteza kaka uyidrapira mbuka imipaka mbakore mu paka ni broken pata ndi kwiruka hirya hino ndashaka ibipimo ibiro aho mvuye bisaba amaguru ugakora ugatuza ukaziba umusore ndakora amabara abavuga murasara we life yatangiye senior phone ndi kwiruka bro biri serious ni kucika bana ndakora amabara abapiti basara mbasiga makala dola kiniga faki zipichi sikundi noki pa ndi baba kibamba wadrapa ni baba abakapo basaze na Gucci bakwamana nk'irutu whisky aho nyura banyita boski badman bakore mwakazi umuziki mufata nka papa badman ndi mushaka ibiraka of course urambona ugasara pa yeah buretse abana bakwite papa none ngi ibipeti byasaze bikoza minoki buretse mbaro mbwira ufite imyaka ingahe yose myaka 18 ufite imyaka 18 ibintu byo gukoza minoki bikura he ku myaka 18 wize nasinge oya nize MPC wize MPC no kuvuga ati MPC ni mate computer na physique no gukoza minoki nyine muri computer muri machine ose machine bihindiye byara byigiriye isazo bikoza minoki koza nyine kuri motherboard ukoza nyine buzana bici motherboard y'ibyano ikoza minoki ukoza nyine ugiye gukirika go pausinga ukoresha intoki yeah motherboard y'ibyana uyikirika wapi motherboard man uzi motherboard cyafa motherboard
oya wapi bana none se urumva rega buriya tugomba kwakira ibiboro ntago habaho motherboard hatabaho fatherboard hatabaho na kidboard wapi bana buriya uzi ko wasanga na mazaziniro nayibaho mazaziniro motherboard izo boro zo nazo nzi kabisa nose uzi motherboard gusa motherboard niyo nzi okay bisobanuye ko wize computer science nize computer science ukiga imibare ukiga physique na physique yeah ikibazo kimwe kuri buri somo ikibazo cya mbere ku mibare mibare ko yaraniye umusa ndakuziye mibare ko yaraniye ndaguha imibare yoroshye ndaguha imibare yoroshye nari yunda abantu kabiri gukuba kabiri dukuyemo kane tugateranyaho gatanu ni kangahe kabiri gukuba kabiri dukuyemo kane tugateranyaho gatanu ni kangahe ni gatanu bro twakomeje ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri computer ni iki ni iki ku muntu urabona niba arize computer egari kuzi computer ntago umeze nk'umuntu wo ku muhanda utazi computer ni igiki ntago umeze nk'umuntu babonye uwo munsi uri kuvuga ngo computer urayizi computer ni igiki nuvuga computer ugiye nko kubwira umuntu ngo computer ni igiki kuvuga computer kuvuga computer undi umbajije computer umbajije nyine computer isanzwe urumva dufite computer na computer science urumva bro uvuga ngo what is computer nakubwira computer sinakubwira computer isanzwe iri hard wimbwira computer nk'umuntu okay ngira ubusobanuro bwa computer kuko tureta tumenyamo computer cyari cyo computer ni electronic device urumva yego that can share sibyo manage sibyo accept ishobora kwa sharinga ku managinga kwa acceptinga receiving no ku receiving and then produce the output none ikaba yana producing output yakwakira ikagira iki igasharinga marizos after the finally the output ibintu byakunze tugiye muri physique bro physique yo yarananiye bro kandi biroroshye nyenda njya nkubaza ibibazo byumvikana nari ibindi n'abantu physique ndakubaza ikibazo kimwe igiti cyumye urakizi igiti cyumye ndakizi kumwe n'icyuma kiri igiti cyumye urakizi tuba ari ishami ryumye rikagwa hasi ufashe ingiga yacyo rikagwa hasi nyine ryumye surizi se ndafata nari okay ufate n'agace k'icyuma kubera iki ibyo bintu bibiri iyo biraye hanze byombi igiti cyumye n'icyuma iyo biraye hanze byombi icyuma usanga cyatoye inuze cyatoye cyajeho urume cyangwa cyajeho amazi ariko igiti cyumye cyo nikizeho amazi ikibazo ngiruka niga mu gatatu ndaki aragisubiza rose akakugisubiza ikibazo ngiruka niga mu gatatu mano uzi ko uri umufinari harya ngo utegereje icya leta ko gisohoka wapi negeje amanota tugejeje amanota y'wa gatandatu kasohoka none ibintu biratangiye kukunanira ikizamini cyarakozwe cyaragukoze ikizamini ahubwo sinamenya tekereza ko reference yawe yo muri rapping uyikura kuri Blue Sky Blues yasohotse mu kizamini cya leta kuri promotion ye ari umwana wa gatatu mu Rwanda wa gatatu mu Rwanda ku masomo yigaga yari ari muri top 5 y'abapeti ba mbere mu gihugu none wowe reference yawe ibiboro ikora si byo ukora ibiboro ukora we mbese uravuga ati ngiye mu mujyi wa rapping ndamufollowing ariko mu bijyanye n'ubwenge mani turitandukanye ni ukuvuga ati buriya abantu bafite mentality zitandukanye mani ushobora gusanga ngewe capacity yanjye niyiwe nyine kabisa ari mu difference ya danje uvuga ati ntago nakikomperinga n'umuntu kuri mentality bitandukanye ushobora gusanga wenda nk'umusaba usanga petit frère wawe urumva ugasanga nyine ku bintu by'ikaramu n'iki ari mu bicu bya hatari kandi ari mukuru ariko ugasanga nyine ku bintu byo muri class n'iki ari hejuru man no kuvuga ati rero ibintu byo kuvuga ati ngo muri class amanota wapi bro ibintu ntago zazihuye nta kibazo honda nakumva kandi ikindi n'abantu barakumva badukurikiye buriya nabo bafite n'ibyo bazakubaza kugira ngo nidukora ikiganiro cya kabiri bazakubone nyine bagire n'ibyo bakubaje tukubaza twikomereze ku bijyanye n'Imana umaze gusohora indirimbo zingahe ubu ngubu mfite video imwe kuri YouTube yasohotse ryari iyo video imaze iminsi 12 ubwo muri make turi no kuyiprimering tubata amavasi iyo bora bayita message nire nabatayo bavuga ati
nasanze kuba rasta nabicira ari ubushiti, nasanze kuba sheha ari ukwivanga n'amajini, nasanze ko ipeve ya rogoshiti urade queen, nasanze bujya mesa ari umusitari w'igikuri, nasanze kuba rokina n'ituza ari ububagi, nasanze niziguci z'iyi minsi ntazifera, nasanze kuba vi ari ugutaha n'amajana, nasanze kuba ku isi ari ukumenya aleluya, intege iragafata ikambara amajipo yamara tuma ikabatamo na message gahiti kamugize inkumi wafite ko abikora gusa biza namugora, uko mbona siku ngana afite imyaka magana, abafana magana 2 days muri sama, naguramenya kuko nacyo ndaguha, asindi baba niga bagikunda kuvuga pow yeah. Ako naka message dutayemo Ita message kabisa. Umva abantu bajye kuri YouTube by streaming. Barebe amazina ninde? 2 Kevin yeah. Babyandika bati kugira ngo abantu batakubura. Nuko kwandika 2 ya kabiri isanzwe, kwandika kabiri ugashiraho Kevin yeah. Cyangwa ugashiraho Kevin. Kevin nyine ni Kevin ako bandika Kevin bagasoma Kevin. Ariko Kevin ni na iriho. Nusubwo bandika Kevin cyangwa bandika Kevin Kevin ariko ntago iriho ya yanyuma nagiriho. Ni Kevin. Ubwo ni Kevin. Kevin. Bandika Kevin bagasoma Kevin. Ako musura rente. Bandika Kevin bagasoma Kevin. Yeah. None se Kigali bayandika gute? Kigali. Kigali se si bisanzwe man. Babyandika Kigali bakabisoma Kigali. Oya. Bandika iki bagasoma iki? Nukuvuga nyine bongo ara akaboro nyine kaba karaje mu izina ryawe ga streaming ukuntu yetu. Okay, nta kibazo. Kabgayi bayandika bati bakayisoma bati. Imana izo boro nyine ntago nzifata kabisa. Byo binago bisi. Mani kuri ikibazo. Zo boro nago kare. Za Kabgayi. Nose muhungu wanje. Ku myaka ya 18 kuri alcohol habanditseho ngo nago wemerewe. Ibyo bintu urabizi se cyane nago bizi? Nabizi ibyo bintu. Okay. Ibiyobyabwenge ukoresha ni ibihe? Njyewe kuko n'inzoga ni ibiyobyabwenge. Ko ari byinshira. N'itabi ni ibiyobyabwenge. Sibyo icyambere muri n'urwagwa ni ibiyobyabwenge nubwo batandikaho ko rutemewe kubana imyaka 18 ariko byabiriho buri. Sibwo navuga ikijwe cyambere nkoresha, navuga ko nkoresha ni Fanta. Niyo yambere nkoresha pe. Bari uzuminga amaso ye. Mumbare muzuminga amaso ye baze kutubwira ukuntu ukoresha Fanta. Je mane je ni Fanta ni ikintu cyabeza ninkwira ngiye mvuga nyine cyo kiri. Fanta n'amazi nibyo bintu. Nta kintu. N'ikivuguto ya Fanta, ikivuguto, amazi, urumva cyayi, ibintu nk'ibyo. Okay. Mr Kevin. Second Kevin. No, Mr Kevin. Ikibazo cy'amatsiko. Niki nyine nakikubajije ariko se wagisubije neza kumwe. Ikintu cyagusunikirije kuvuga ngo aho kugira ngo mu Rwanda hari injyana ziri hit. RNB yarabikoraga mu minsi yashize kandi wari umwana ubwo wumvaga abantu. Amprise nk'umuhungu wambwiye ni mushyashya muri bino biboro, naga ari umuntu umaze imyaka 5 muri bino biboro, imyaka 10. Ariko twe mu myaka 10 yacu pese mwibyiruka ryacu nawe urabizi. Abajama bariho bari ba King James. Bari ba Riderman, ba Majid the Black bari kuriza iminja, sibyo? Hari ba na Pifrara hari cyo gihe. Bese na Tuff Gang yari ariko abantu bari kudomina. Yari RNB. Yaba King James, yaba The Ben, yaba Tom Close, ba Medi, sibyo? Wowe noneho kugira ngo uce muri urwo ruhurirane rw'izo njyana wari ubona ziri kudomina ku muhanda. Ukikura mukavuga ati ngomba kuba umuraperi. Niki cyagusunikirije? Sugo nabikubwiye navuze ati nundi ni ukuvuga ati noso nukuvuga ko wagenda gukora ikintu wumva udashoboye man. Nukuvuga ati nyine njewe nago navuga ati ngiye kuririmba biragoranye bro. Vuga nyine ngugiye ahantu aririmbye ngo za slowly iki nibura bigoranye man urumva. Nyine ni boro nyine uba wumvamo nyine kucyavuga ati ngo wenda urakuze urumva usogenda kumbwanga nago baye umushoferi. Numva ni ikintu nyine wowe cyo kikuyimo nyine. Numva ko n'ubu umushoferi ukaba umunyonzi. Ukaba umunyonzi, ukaba umuganga n'umunyonzi. Urumva? Wako nyine ni ibintu nyine bumva nyine bikuje mutu. Ese man ubundi urasenga? Njyewe njye ndasenga cyane. Muri hedini? Njye mu Katolike. Noneho rero uranyiteje. Abanyakatolika uza amajwi bafite. Twazamutse ku ndirimbo y'abanyakatolika uzi. Utarasi imbogo. Mani kwa kubora umuririmba.
nizere ko urimo neza izo boro twagiye niba uhoraho wari amahoro yawe utuntu nk'utwo ngutwo nyine niba uhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira ono warabaniga wono no gutamba tu usanga nyine bagukubita ubwo two gutamba batamba ukuntu nyine urumva urenge bajyana nose kubita warabaniga kandi ari ari abantu bawe bariya wundi ari abantu barabikora cyane kabisa okay none se social media bakubonaho amazina ni 2Kevin ahantu hose Instagram Facebook 2Kevin Instagram 2Kevin TikTok ni 2Kevin hose ni 2Kevin okay indirimbo umaze gukora ni imwe gusa oya mfiteho indirimbo niko nakubaje indirimbo umaze gukora ni zinga ukambwira ni imwe gusa ifite video ifite video muzifite video ni imwe indirimbo umaze gukora zose hamwe ni zingahe ziri kuri platform yanjye yego ni indirimbo eshatu zimeze neza za bien zose waziduhaye se cyangwa hari utaduhaye ariyo nabahaye iriho ifite lyrics guca ndi gupanga ko kubita video ejo bundi nta kibazo uzamamagare kuri set nze investinga mu tuntu duke kugira ngo nokora akantu gasa neza kuko rap yawe ndakeka abanyarwanda bayikunze kandi irameze neza yonge bayita Marira bayita Marira kabisa man ko abarapiri mufite n'imihari warijijwe n'iki kuri kiri gihinje wagipetiwe ubundi iyi ndirimbo nyirimbye indirimbo ya mbere nanditse mwumva kabisa nyine iri guhuranga n'ibintu nyine mba ndi gucamo nyine tu bayita Marira iyi ndirimbo ndayikunda cyane yarambabaza cyane akenshi abaraperi ngo mwandika iboro bibabaho wamba bari ukarira se tukabona amarira nyine kubita amarira yawe turebe twagiye uvuga ati waya marira ndira rimwe azakora ibara uwo fuko kwiruka sinzi aho ngarukira inzira no gukira nk'akatira bamvuga peace kubafana badufashe nka family natangiye bagegera ubusineze gusibira bajama narakubiswe walayi narakati ubu ndi kuguruka imitego ndayisimbuka ni bad man kane bakube kane ngo nabo bahoze bari hariye ira time to show oreka twigaragaze na 2K rafiki mbakore mwakazi ngo wazo mbazi ki imisi confit piki wayamarira ndira rimwe azakora ibara of kondi kwiruka sinza aho ngarukira inzira no gukira nk'akatira bamvuga ni peace kubafana badufashe nka family inzira no gutsinda ni benshi badupinga imana niyitanga abahanzi tugahanga wallahi nubwo ninda one day nzagerayo one day nzagerayo ngiye sinikina umbamba korana ankora byinshi everyday gusaba nkita fake na marino ufite gwede wahora muri kekesho ndashaka bro nabana bagahunga no butipe buri kunda nazamuka kunyanja udufizi dukwepesha everyday dushaka ibyeza pow amariro cyo nse azakora ibara bro man ngize ikibazo mu mirongo yawe ntushobora kufite ikibazo n'abavandimwe bawe yewe nacu amarira urira rimwe azakora ibara amarira icyo nagira ngo ndabura abaniga bose bafite talent yaba Rusizi yaba Majyepfo Majyaruguru no kuvuga ati no gusanga umuniga wacu Oze King kuri IG kuri YouTube akagufasha kubera ko nanjye mani na buri munsi nabaga namukubitiye test namwandikiye kuri IG message nyinshi cyane ariko by the end ubona ko nyine yamamagaye ndaza kabisa ama interview for fresh kabisa wumva ufite impano kabisa ufite vibes za fresh ni Oze King kuri IG kuri YouTube TikTok hose ni Oze King akagufasha contact ziwe ziri hasi marazibona wagwana ciao I'm your boy 2Kevin from Buga Vegas utwaje kuri subscribe kuri YouTube yanjye ni 2Kevin official kuri IG ni 2Kevin Facebook 2Kevin we go we get it pow